kwihambira. Nta mugabo n'ukuri wirushya umwana w'abandi, wirushya umuhungu w'abandi, wimuterekaho imizigo atagutumye, wimuterekaho imitwaro atagutumye. Iyo akuzaniye ugira ngo yiroroshye, ugasanga mwarihambiriye ngo mutegereje za masore ngo zizabakundira abana. Mwikwirushya nimwihambure mwigendere. Yego ngo ngewe uriya mugabo ngo abantu bazabibona bate, ngo bazabibona bate, ngo wowe ngo ntinakora ubukwe bwa 10 miliyo cyangwa se nka nimiri. Urihambirira iki? ubwa sex ubwo nibugerayo. Kwihambira, kwihambure wigendera. Reka umugabo natanga superi ntabwo azajyana. Kuraho impamvu wihambura. Amen. Haleluya. Ese mugira ngo ni biri kuryoha? Murumva muri kubohoka? Murumva muri kubohoka? Twagiye hariya hepfo rero, ubundi bite soza dusenge. Ibi bintu kujya bivuga muri saa y'ibiri bigora, ariko biraryoha. Rusi 3 rero hahandi twasomye, wongere uhasomeye. Hamangane n'abapfakazi gatoya, sibyo? Ganire n'abapfakazi gato, ubundi buri wese twikomereze. Haleluya. Amen. 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 Naomi nyirabukwe abwira Rusi ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Urumva ijambo ryiza? Noneho sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe. Amen. Ubundi Bibiliya yemera ko umuntu w'umupfakazi arugeze ku myaka 60. Niwe Bibiliya yemera. Baranabisobanura neza ngo kuko uri munsi y'iyo myaka aba agifite umutima ushaka undi mugabo, ushobora gushaka undi mugabo. Yego wari kuri hejuru y'iyo myaka abashobora kubana na Yesu ubuzima bwose. Yego kabiri, uri hejuru y'iyo myaka aba agomba gutungwa n'itorero. Yego bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo ugeze ku myaka Kristo yemera ko ari umupfakazi, afite tuba zo gukora umurimo w'Imana gusa. Niyo yajya arara arira kubwo umurimo w'Imana arabihemberwa. Agira ate? Arabihemberwa. Agomba kurira ate? Agomba kurizwa n'abantu barushye. Nta wundi mutwaro agomba kwikorera uretse uwo kurizwa n'abarushye. Amen. Amen. Agomba gusenga Imana ikamwuzuza imbaraga ku buryo umuntu wese uzamugeraho, ikibazo cyose azaba afite azamuruhukiraho. Ni ukuvuga ngo uba ugeze mu myaka umugabo azakubona, umugore azakwibonamo, umukobwa n'inkumi bazakwibonamo, kandi iyo myaka bose bazakugeraho bazaba bagufitiye icyizere cy'ubumana, cy'ubukuru, 3 cy'ubunararibonye. Yego bazaba bakwizeyemo ubukuru, bazaba bakwizeyemo ubunararibonye, bazaba bakwizeyemo ubumana, bazaba bakwizeyemo ibisubizo 99%. Ikintu kucyumva, Kristo azakoherereza abantu. Ni ukuvuga ngo iyo wagiye muri iyo si yo gupfakara ugaheranwa no gupfakara cyangwa ugaheranwa n'ibindi,
ujumura ibihembo byo mu bwami bw'Imana kuko utamenye neza pozisiyo ugiye guhagararamo. Amen. Uba ugomba guhendahenda Kristo, ntabwo wowe uba niyo waba uri umuvugabutumwa, icyo waba uri cyose, ubu ni umuntu isi yose igomba kubonamo ibisubizo. Ubu ni umuntu ugomba kwitegura kuruhura umutima wa perezida. Icyo kintu ko cyumva perezida akaza kugukiriramo atari uko werekwa, ahubwo kuko akwizeyemo ubukuru, akwizeyemo byishimo wowe. Iyo utindanye, kuko Kristo avuga ko uwo aba atagifite umutima w'abagabo, aba afite umutima wa Kristo gusa. Biba bisaba ko 90% igihe ufite cyose ukibanamo na Kristo. Iyo ukibanyemo na Kristo utungwa na Kristo, ariko iyo ubana umupfakazi ufite igihe hanze, isi ntigutunga. Ariko iyo uri kumwe na Kristo aragutunga, agutungisha nde? Agutungisha abantu bose, abaha umutima ukwiyumvamo. Ubu utari mama w'abana w'umwana, ubu uri mama w'abana. Ubu utari mama w'abana, ubu uri mama w'itorero. Utari nyina w'itorero, ubu uri mama w'isi. Niwe uhaguruka agasohoka isezerano wigeze kumva kera, uwo bita nyina w'amahanga. Amen. Baba barakubwiye ko iryo sezerano ufite imyaka 20, ntabwo uzaba nyina w'amahanga ukinarurira abana bawe gusa. Uba nyina w'amahanga igihe uririra abana b'amahanga, uririra abana b'isi. Abana bawe wabatuye, wikoreye abana ba nyir'isi. Nibwo hasohora isezerano rivuga ngo uri nyina w'iki? W'amahanga. Haleluya. Uri nyina w'amahanga kubera ko umuzungu akwibonamo, umwirabura akwibonamo, uwize akwibonamo, utarize akwibonamo, uvuga indimi akwibonemo, utazivuga akwibonemo, ukijijwe akwibonemo, udakijijwe akwibonemo. Nibwo ubaye nyina w'amahanga. Iyo uzabimenya, iyi minsi yawe yose usigaje ku isi uyimaze mu Mana gusa. Uzayibona mu gihe utagifite ubwoba bw'ibintu, usigaye ufite ubwoba bw'abantu. Yego, udafite ubwoba bw'abawe bapfa, ufite ubwoba bw'abana b'Imana bapfa. Isi izatangira kuguhemba, izakwitura. Kristo azahagurutsa amahanga ku bwawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mudamu witwa Mama Sara ni umumama ukuze w'umupfakazi ushaje, niwe bashyizemo njye kuvuga indimi. Nagiye kumusura ngo amobera avuga reboshe tekoriya sakata. Ajya kunsukira icyagiso ukavuga ramasha tokoriya. Ajya muri dushe mwumva ari muri rikoroboshe. Ntegereza igihe azambariza amakuru yanjye n'abana ndaheba. Hari muri rababa bashikatarakorokera iyo baba basheketere. Nkajya kubona nkabona arimo ararira, sindanamubwira ibinduhije, nkabona arimo ararira ribofotokora. Ndategereza, nari mvuye ku musozi, mvuye gusenga. Mbona kwishinga iby'uwo muntu wibereye mu ndimi ntabivamo, bitansubira ku musozi. Mbwira Imana ngo hari ibintu ntagura mu isoko. Mbonye ibintu ntagura mu isoko, mbonye ibyo ntagura muri alimentation, n'iziriya ndimi Mama Sara avuga. Nshaka kuzivuga, nshaka kubaho mu buzima buvuga indimi. Debora kugira iyo ndi njyenyine sinjya senga mu Kinyarwanda. Kuva icyo gihe, haleluya, n'abana banjye byarabafashe. Ako k'imyaka 3 kaba kari mu nzu tikashakashakashakashaka tikashaka. Nuri kuvuga iki? Indimi mama, indimi shakashakashakashaka. Uwanje w'imyaka bagize 12 yuje
yujuje imyaka 6 umuntu yaje mu rugo aramubwira ngo mama ntawe uhari umunsi ni njye ukuhanurira ati riboteke umva ritekere umva ntabwo ako kwita tumva ni kazi byo karimo ariko inzu yanjye ni ukwanzi ni kanzi aziko bari muri shakara bashika musasa nuko noga nuko neka nuko nibyo buzima mbamo yego ariko nabikopeye uwo mukecuru amen icyo ni kimwe kuri wewe wamaze kwakira ko uri umupfakazi. Kabiri ni wa wundi utarageza imyaka Yesu yemeye nyandi bari munsi ya 60 uri mu isi uri kubwira ko uri umupfakazi ariko ijuru riri kwemera kuri we. Ikintu ko cyumva icyo mvuze uri kucyumva ijuru ryemera umuntu wa 60 ariko isi iri kukwereka ko wapfakaye umuntu umeze gutyo hari ukudesida ugashaka utitaye ku byo abantu bavuga kugira ngo ugere kuri ya myaka. Kabiri hari umugore ukubwira ati nzarinda mpfa ntababasha ngo nabyaye yego agapfakara kuri 30 ariko akakubwira ati umva nzapfira abanjye sinzigera ashaka umugabo winjira mu bana banjye. Cyo ni icyemezo cyiza ariko kiruhije cyiza ariko kigize gute kiruhije mu isi yawe kugira ngo ubashe kuresisa ubuzima. Hari umuntu muri kunyumva babandi mutaragera 60 barahari bapfaka ariko bataragera 60 kugira ngo cyatore yes ngabo 4 5 6 7 urabyumva yego umva ikintu usabwa. Ikintu cyambere usabwa umutima wawe wawemeje ko nta wundi mugabo siko wemeje kandi ufata icyemezo. Navuze icyambere urahitamo gukiranuka ko gushaka no gukiranuka urahitamo gukiranuka ushake wiromariye sibyo nta cyaha nta kosa. Uzahura n'amacumu akubwira ngo si imyaka 45 giye ugiye kugira ngo utagwa mu cyaha ugiye kugira ngo usoze gukiranuka. Impamvu yabyo ijuru rirakwakira nk'umupfakazi. Intambara barwanira abapfakazi ntabwo urinjira mu myaka ijuru ryemera. Ikintu uko cyumva ijuru ryanditse kuko Imana igihe cyose yerekeza icyo yavuze ntiherekeza icyo abantu bavuga yego. Ijuru ryanditse ko umupfakazi ryemera utungwa n'ibyo mu ijuru 60 none ufite 45 ufite 50 ufite 35 umutima urakwemeza ko uri umupfakazi. Amarangamutima yawe arakwemeza ko utazibabariza abantu yego. Ibikomere ufite birakwemeza ko utazazana undi mugabo. Ibyo nibyo umutima ukwemeza nibyo amarangamutima akwemeza nibyo isi ikwemeza ariko si by'ijuru rigira gute yemeza. Muri kunyumva neza rongorwa kugira ngo usoze gukiranuka urwane n'intambara yo gukiranuka. Kabiri yego hangana pana kutuza hangana kuko wirukanye abagabo bo mu isi abahe ariko abo mu mwuka ntabwo wirukanye abagabo bo mu mwuka. Kabiri iyo ntambara urimo nta Yesu urayizamo kuko Yesu aracyategereje wuzuze 60
ruranyumva neza. Yesu ikintu ari bugufashe araguha imbaraga, akwigisha ibiwumvishe ujye guhangana. Urabyumva? Wanze umugabo ugaragara kugira ngo Kristo akwinjirire mu ntambara. Uri kurwana n'ibitagaragara kandi atari buze kugufashwa. Wanze kwigira umunyentambara, wanze no gukiranuka. Wemeye gupfira abana ariko nawe uri gupfa. Kugira ngo upakare a 35 urwana urugamba indi 25 uzabona umugore w'imbaraga. Uzarwana iby'umubiri urwane n'iby'umwuka. Yego? Ariko umaze kugira 60 wivunika cyane, usigaje urugamba rumwe gusa rwo kuba ku birenge bya Yesu gusa. Urwo ngurwo uri ku birenge bya Yesu ararwirwanira. Aho ni hahita avuga ngo ni umugabo w'abapfakazi. Urarwana akakurwaza, urasonza, akakugaburira, wambara ubusa, akakwambika. Abavuze ati vayo nakwijyaniye arakwishoborera. Amen. Mbona nabayigezeho bishima ngo turaherezagiwe. Amen. Haleluya. Kabiri babandi ba 35 ba 45 ba 50. Iyo ubona urugamba rutagushobokeye ushaka akazi. Mubwire ngo ushaka akazi kugira ngo hasohoke rya jambo rivuga ngo ujya mu byanjye nanjye njya, ujya mu byanjye nanjye njya. Iryo ni ryo rigusohoraho rikakuneshereza. Ni akahe kazi ugiye gushaka? Ni ukwikorera imitwaro y'abashatse n'abatarashaka, ukayikorana imbaraga. Kubera iki? Ufite inararibonye z'urugo. Rusi nawo maramubwira ngo Rusi, birakwiriye ko ngushakira iki? Birakwiriye ko ngushakira, reka tubivuge cyane, birakwiriye ko ngushakira yavuze uburu. Ntabwo ari Rusi wamubwiye ngo urushakire, oya, ni Nawomi wamubwiye ngo igihe kirageze ngushakire ubu. Arangije amubwira icyo akora, aramubwira ngo uyu munsi mwijoro. Urumva ko Nawomi yari azi ubuhanga bwose. Mwijoro mugabo witwa Bowazi araba ari kujya gusekura Seyiri. Yego? Hama umanuke ntuze kumwimenyekanisha atararya atarananywa. Nshaka kuvuga ngo strategy zari kwemeza Bowazi zari zijwi na Nawomi. Rusi ntiyarazizi. Yego? Kandi nubona izo saha zigeze ujya ku birenge bye ubyorose gusa, ntugire icyo uvuga kugeza igihe ari buze kukubariza ngo urinde. Ntumwimenyekanisheho. Amen. Aba ngaba binjira muri uwo mwuka wo gutuma Satani ahishurirwa abana b'abakobwa. Yego? Akabahishurirwa igihe kitaragera. Bowazi yamenya Rusi kare ntiyari kumujyana. Yego? Yari kumwirukana kuko hari abandi bari bateguwe kurarayo. Ariko nyirabukwe aramubwira ngo uze gucenga buhoro buhoro, ntugeraho amaso yari, uhengeraho amaguru yari. Amen. Ureba amaguru ye ari. Ntuvuge nyabuneka ashonje, ntuvuge ataranywa, uhengera haze. Abari bw'umwimenyekanisha. Yego? Ubundi ikindi ari bukubwire ukikore.
mw'abapfakazi muragira za ministry murashinga ibicanira iwanyu yego murarara muririra abana b'abandi abakobwa mugiye kubikorera ugiye kwikorera abakobwa ubabwire strategy z'uko babona kuruhuka yego aramubwira ibyo ari bukore byose umupfakazi utarageza 60 utiteguye guheka abana ba Yesu biragoye kuri buryo bya Yesu umupfakazi utaruzuza 60 kandi akaba ashaka kurya ibya Yesu naheka ba Yesu nudaheka abana ba Yesu mubereke inzira bari bukore ngo baruhuke ntabwo nawe kuruhura aramusinsoje mufite akazi arahagarara hahandi abagabo banyu bavuye ari uko muhagaze aho abana be bari arahagarara aho abagabo banyu bavuye ari uko muhagaze aho abana be nabo bari yego muriha akazi uriha isaha imwe kuko uzi igikomere uzi umubabaro wo gupfusha urahangana n'umwuka w'ubupfakazi kubuzi nawe utazi nubwo wapfakaye uzi induru ziba mu rugo urirukana induru ziba mu rugo nubwo wapfakaye uzi induru zo uzimo imvune yo kwirerana abana urikorera umva mu yandi magambo uraririra abana ba Yesu kurusha uko uririra abawe uraririra abana ba Yesu uraza kuririra abana ba Yesu baheze mu tubari amarira atayo kwiriza reka mvuga nayo amanitse amarira atayo yandi yo kurira umutima ukameneka kugira ngo abawe bazarengaho warenze uraririra ingo ziri gusenyuka yego kuko wenda kuzi kuri we uraririra ziriya ngo kuko umubabaro wabyo wo kuba wenyine wo kurera abana wenyine urawuzi kurenza uyu muri kumwe yego urifuriza abantu kuruhuka niho yavuze ngo ngiye gushakira iki ngiye kugushakira iki ugiye gushakira abakobwa uburuhukiro ushakira abafiyemeri uburuhukiro ugiye gushakira abana ba Yesu uburuhukiro urabihera mu mwuka ukoresha yawe ukoresha imbaraga zawe urakora igishoboka cyose uruhure bariya abantu kuko Yesu ndabivuga kandi mbivuze mu mwuka unyemerere ubinyumvire mu mwuka ntubyumve mu mubiri sibyo ashobora kuba impamvu yamukujyanye yaragushakaga full time yego impamvu yamugutwaye ashobora kuba icyamuteye kumugutwara kare ishobora kuba yaragushakaga full time yego yakoma nijoro tindiyo bwana mukuru tirarurira yakoma mu gitondo ntuzane ngo ndi gutera amapasi yakoma saa sita ntuzane ngo ndi gutegura wasanga icyatumye amujyana kare yaragiraga ngo kubonera isaha ashakiye kuko akora uko washaka amen iyo utinze mu gahinda kawe n'imbabazi uba utinze ibitunga abana bawe uba utinze umunezero yewe numva kote zose nzikozeho ndasojeje mwanezerewe cyane ese murumva mwishimye ese murumva mumenya ukuri ese hari ahantu wumva bikuvanye ndasojeje abantu batatu